nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru yewe sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu cyangwa se gushidikanya kugukurikira Yesu umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu ukomeza no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje mu gihe hakize cyane kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera urwo rugendo mfite uzazuca uwo mugozi uzawubosha umutima nezezwa no kubohora aho nukorera nami wanjye uzazuca umugozi uzawubosha umutima nezezwa no kubohora Yesu mwami w'abami nyiricyubahiro nawo nuko mukonera urandinde mwami Yesu ntunganyiriza imigambi iwe ribana urugendo usanyibutsa urukundo utingwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukazahozwa ibyo byose ugezi wanjye mw'ijuru utingwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukuzahozwa ibyo byose ugezi wanjye mw'ijuru. Amen. Hallelujah. Gospel Live Information. Data wera mani kiranuka ushimiye Imana ufite imbaraga n'ubwiza n'ikibero no kudapfa uri muremure kandi uri mugari ukwiriye isi yose warirahira avuga ngo ikibero cye uzagira
icyubahiro cyawe Icyubahiro ni n'ukigumane, icyawe Yesu. icyubahiro cyawe n'ukigumane kuko uri Imana. Tugushimiye muri aya masaha, kuri iyi saa sita, ubwo bamwe basiganwa bajya kurya iby'umubiri, ariko natwe tugiye kwakira iby'umwuka. Turahamagara imbaraga z'Imana, turahamagara imbaraga z'umwuka kugira ngo zishararire ijambo, kugira ngo ziyobore umuja wawe mu izina rya Yesu Kristo. Natwe dushyigikire Mwami, uzibura amatwi yacu tubashe kumva icyo umwuka abwira amatorero, kandi uduhe kwitegura ururembo tuzagutahamo, kuko urwo rurembo rwubakishijwe izahabu nziza kandi irabagirana. Turahamagara ubwiza bwawe Kristo kugira ngo urukubane natwe, ucecekesha andi majwi yose mu izina rya Yesu Kristo. Cecekesha imbaraga z'umwijima, cecekesha imbaraga za Satani, ahubwo ijwi ryawe rirangurure, rivugire mu matwi yacu turyumve, kandi natwe duhe gutunganya ibidatunganye kugira ngo twitegure neza nk'umugeni uzataha mu rurembo rwo mu ijuru. Muja we tumushyize mu biganza byawe kugira ngo umushyigikire kandi uhagararane nawe, natwe duhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kubaje uyu munsi tutabanye mu minsi ibanje, guhera ku wa mbere kugeza uyu munsi twagize ibihe byiza turi imbere y'Imana. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo wo mu itorero ryo mu Gatenga kuri paruwase n'ubundi ya Gatenga, ururembo rw'umujyi wa Kigali. Turashima Imana ko twahawe Yesu, kandi ibyo abamarayika batashoboye we yarabishoboye. Imana ihimbazwe ko twahawe kubimenya kandi tukabyakira. Dushimiye rero ko Imana yateguye iyo nzira kugira ngo tuze kubyibukiranya ko Kristo yaje. Turashimira abayobozi b'itorero, ndabona uyu munsi mwarimu ari uhari, ariko turamushimiye, azadushimire n'umushumba. Dushimiye ikaze mwaduhaye muri uru rugo, Imana ibaha umugisha. Kandi turashimira korali Beteli yateguye iki giterane kizarangira ku cyumweru kugira ngo twongere twibukiranye ibya Kristo, nabo Imana ibaha umugisha. Turashimira na korali y'abashyitsi yaje kumva ibya Yesu, namwe Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka turabizi ko musanzwe mubizi, ahubwo birava nk'uko icyuma gityaza ikindi ngo niko umuntu akaza mugenzi we. Twaje gutyazanya rero kugira ngo turebe ko uru rugendo tuzarusoza amahoro, kandi nyirarwo azatugezayo. Haleluya. Hanyuma rero abo twabanye ku wa mbere twize intego ivuga ngo, murabizi iki giterane gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzagira gute. Twasanze Imana yarakunze Kristo, Kristo akunda Imana akaramata, dusanga nitumwigiraho natwe tuzakunda Imana akaramata. Hanyuma ku munsi wa kabiri twaganiriye irihe jambo ababyibuka, rebe ko muzingatiye wa mugani w'intore uti aha, kuba muri Yesu bituma tureremba hejuru y'amazi. Twabonye uburyo imbaraga z'ijambo ryazamuye inkuge, Imana ikiza abari bari mu nkuge. Dusanga turi muri Yesu tuzareremba hejuru y'ikintu icyo ari cyo cyose. Twabonye ko iriya nkuge yasobanuraga Kristo. Hanyuma nimugoroba twaganiriye gute? Aha, hari imbaraga zitagaragara ariko zikora ibigaragara. Haleluya. Izo mbaraga ziri muri Yesu, nubwo bitaboneshwa amaso y'umubiri, ariko zikora ibigaragara. Hanyuma uyu munsi rero naho Imana hari message yampaye kugira ngo tuganire. Nizera neza ko imitima yanyu iri buhinduke imbibe nziza kugira ngo mwakire ijambo ry'Imana. Twese amen. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro igice cya 49 murongo wa 3. Ariko kandi turashimira, ntago nava hano ntashimiye, hari abantu babiri ndi bushimire. Ndashimira perezida wa korali Beteli, ni umukristo, ni umuntu uzi, reka bivuge mu mazina yabyo, azi guha agaciro abakozi b'Imana. Imana umugisha mushumba wa Beteli rwose, bagize neza ko turarika. Hanyuma ndashimira urugo rwanyakiriye, banyakiriye ntugire ikibazo rwose. Ahantu narindi naryamaga nkarya neza cyane, umva
Imana ifite abantu. Wabona nje niwanyu byagenda kuriya nuko mwese ntabakwira, ariko hari uwabahagarariye anyakira neza. Imana imuha umugisha. Hanyuma ibyiza tujye tubivuga abantu bakiriho. Indabo muzazimpe nkiriho nimuzazizane napfuye. Tujya tuvuga ibyiza abantu bakiriho. Tabita yazuwe n'imirimo yakoze akiriho. Twese haleluya. Tujya tuvuga ibyiza abantu bagihari, kandi nibibi tubinenge kugira ngo banyirabyo bisubireho. Ariko turabashimiye, iri torero turarishimiye, rifite abakristo beza bazi gukora umurimo w'Imana neza, kandi turakomeje kubashimira. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 49 murongo wa 3. Itangiriro 49 dusome murongo wa 3. Itangiriro 49 dusome murongo wa 3. Twahageze dusome. Haravuze ngo Raubeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye, wo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho, urushaho icyubahiro, urushaho gukomera. 4 ariko uri nk'amazi kuko adahama hamwe, ntuzabona ubutware kuko wuriye uburiri bwa so, niho wabuhumanirije yuriye indyamo yanjye. Gusa hano twavuga amenara. Yego. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 13. Ubutumwa bwiza ni mu Isezerano Rishya igice cya 13 dusome murongo 13. Matayo duhere ku murongo wa 28. Matayo 13 murongo wa 28 aravuze ngo ati umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramusubiza bati noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati oya, ahari nimururandura urukungu mukarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu mu ruhambire, imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Amen. Dusoma urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 1. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12 dusome umurongo wa 1. Cumi na kabiri rwandiko rwandikiwe Abaheburayo dusome umurongo wa 1, ni page 230. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 1. Haravuze ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegeka twihanganye, dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Amena, amena, amen. Turirimba n'indirimbo ivuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, hanyuma tuze kuganira aya magambo nk'uko Yesu yaduhaye kuyavuga. Ni akangahe? 9 mu ndirimbo z'agakiza. Nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi.
tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru yewe sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu cyangwa se gushidikanya gukurikira Yesu umurimo wanjye nuwo gukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje umurimo wanjye nuwo gukurikira Yesu gukomeza no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje mu gihe hakize cyane kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera urwo rugendo mfite uzazuca uwo mugozi uzawubosha umutima nezezwa no kubohoka ukorera mwami wanjye uzazuca uwo mugozi uzawubosha umutima Yesu mwami w'abami nyir'icyubahiro nabona uko ngukorera urandinde mwami Yesu ntunganyiriza imigambi iwe nibana urugendo usanyibutsa mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukazahozwa ibyo byose ugezi wanjye mu ijuru uti ngwino mwana wanjye yewe mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukuzahozwa ibyo byose ugezi wanjye mu ijuru. Amen. Haleluya. Usaba umutekinisiye nzamurireho gato ndasa nunaniwe ariko kandi umuntu w'imbere ni muzima twese. Haleluya. Munyikirize haleluya. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo ibyawe Imana ikomeje kubikurikirana. Imana ikomeje kubikurikirana ariko uyu munsi haleluya zirabanyeya kubera ko Yesu yampaye message ikomeye twese. Amen. Ibyawe Imana ikomeje kubikurikirana. Amen. Ikomeje kubikurikirana ariko ucunge neza uburyo izasanga bimeze. Amen. Iyo umuntu ari gukora ubushakashatsi ngakurikirana ikintu ashaka kumenya imvo n'imvano, kumenya impamvu yabiteye, byatewe n'iki, byanyuze mu zihe nzira. Abashakashatsi bajya bakora ubushakashatsi butandukanye
kugira ngo bamenye impamvu. Hari itangazo nabonye rimaze iminsi rivuga ngo abantu bitegure mu gihugu cyacu hazagwa imvura nyinshi, imvura isanzwe. Bagaragaza uburyo iyo mvura izaba ingana. Ubwo n'ubushakashatsi bw'abantu. Imana nayo ije gukurikirana ibyo abantu bayizera, ije gukurikirana ibyo abantu bayitirirwa. Twese haleluya. Imana ije gukurikirana ibyanyu. Imana ishaka kurimbura Sodomu n'Igomora. Bibiliya iravuga ngo abamarayika barahagendereye ngo bajye kureba niba ibyo abantu baharega bihuye n'ibyo koko Imana irimo yibonera. Bibiliya iravuga ngo igera kuri Aburahamu iramubwira ngo tugiye kurimbura Sodomu n'Igomora, ariko ntacyo twakora tutakubwiye Aburahamu. Twese haleluya. Ntacyo twakora tutakumenyesheje, kuko ibirego by'abarega Sodomu n'Igomora byamaze kutugeraho. None tugiye kureba, dukore investigation, dukore ubugenzuzi, turebe niba ibyo abantu barega Sodomu n'Igomora ari ukuri. Nidusanga ari ukuri, gahunda y'Imana no kuharimbura. Nidusanga atari ukuri, barakomeza babeho. Ariko igitangaje, ibyo abantu baregaga Sodomu n'Igomora Imana yasanze ari ukuri, irabarimbura, barapfa. Ibarohamo umuriro, barashya, barapfa. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ubutumwa Imana yampaye uyu munsi, message Imana yampaye, buravuga ngo Imana ikomeje gukurikirana ibyanyu. Nisanga ari byiza, izabaha ingororano zingana nuko mwayizeye. Nisanga ari bibi, mukabimenya ko byabaye bibi, mukwiye kubihindura kugira ngo mukomeze mubane neza n'Imana. Kandi uwacu yatwigishije aratubwira ngo uduhuza n'Imana yarabonetse ni Kristo. Twese amen. Munyikirize amen. Nabwiye Imana nise kumbona uri kumpa amagambo akomeye kandi ndi gusa n'uri kugera ahantu nsa n'uri gusezera, ariko numva Umwuka Wera akomeje kubinyemeza. Ahari hari izindi message zisigaye, ubundi butumwa bwiza busigaye, kugira ngo bukomeze imitima yanyu, bukomeze mwizere Kristo cyane. Twese amen. Aya makuru dusomye nayo umugabo witwa Raubeni. Uyu Raubeni yari imfura ya Yakobo, Yakobo wa Isaka, Isaka wa Aburahamu. Twese amen. Aburahamu Imana imuhagurukana muri Uriya Bakarudaya, yaramubwiye ngo va mu nzu ya Sotera, ahaguruka atitwa Aburahamu yitwa Buramu. Iramubwira ngo nunyumvira mu Itangiriro 12 hari amasezerano 7 akomeye nzaguha. Iramubwira ngo va mu nzu ya Sotera, mu nzu y'ibigirwamana, ujya mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha izina rishya, kandi muri wowe harimo ishyanga rikomeye, uzaba sekuruza w'abizera nuhaguruka ukava muri Uriya Bakarudaya. Biravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu ahaguruka ava mu gihugu cy'iwabo, ngameze nk'utazi yajya ngarika akabona umudugudu Imana irimo iramwubakira. Twese haleluya. Kwizera uramuhagurutsa ngo yizera Imana imuhwanira no gukiranuka. Hari amasezerano Imana idatangira mu byaha, kandi abakristo benshi ndashima Imana ko batangiye kubihishurira. Habanza kuva muri Uriya Bakarudaya, Imana igahora ikubwira ngo nzakugirira gutya. Nzayimana iboneka ku muntu wamaze kuva. Amen. Nyikirize amen. Nzakugirira neza y'Imana, uretse ko mukwiriye no kwitonda cyane. Nzayimana irimo ibintu byinshi, burya harimo na nzakumena. Mukwiye kwitondera nzaza abahanuzi zose, akenshi niziva ku Mana. Kandi umutima w'umuntu niwe wimenya, ukamenya ngo Imana ubwo ivuganye nanjye ikivuze ndacyumvise. Nizere ko munyumvise. Ntushobora kwibeshyera uvuge ngo Imana ubwo ivuze ngo izanyubakira inzu, izanjyana muri Amerika, izanjyana mu Burayi, ubwo ibivuze hari icyo ndi gupfa nayo, hari ikiri kungaye. Umutima ntushobora kukubeshya namba. Twese amen. Aburahamu ava muri Uriya Bakarudaya aragenda, amasezerano yose yasohoye ari uko yamaze kuva mu isi y'ibyaha. Asohora ari uko yamaze kumvira Imana. Aza kubyara rero nk'uko Imana yari yabimubwiye, abyara Isaka, bamubyara ashaje, uretse ko yaciye inzira ya hafi ngo yishakira uburyo Sara yamushukashutse, aramubwira ati turashaje, genda wiyeranje dushaka akana turebe ko nanjye nakikira. Anyura hirya, anyura mu muja, barabyara. Imana iravuga ngo si ibyo navuze, reka mbabwire ibyo Imana yavuze irabizi.
haleluya. Umwimerere w'iby'Imana yavuze irawufite. Umwimerere w'ibintu Imana yatekereje gukora iracyawubitsa ahantu. Kandi bene ibyo ngibyo nabwiye abantu ngo nta mujura ubyiba. Imana ibibika ahantu abajura batagera. Imana ibibika ahantu amahembe atagera. Umwimerere w'iby'Imana ishaka kuzakora ibibika ahantu amaso y'abana b'abantu atareba. Twese amen. Sara aza kubyara, abyara ashaje ariko arabyara. Abyara Isaka, isezerano ry'urubyaro rwa Aburahamu rirakomera. Isaka aza kubyara, abyara Yakobo na Esawu. Hanyuma aba bantu uko ari babiri iby'amasezerano yabo ntabwo nshaka kubivuga. Uko Imana yavuze ukuntu mutoya azaba mukuru kuri mukuru we, ibyo ni ibintu birebire. Muri imbye yaravuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Uko Imana yabihinduranyije ikanyuranya amaboko ni ibanga ryayo, sinshaka kubivuga. Ndashaka kugera aho Yakobo yaje kubyara, ariko abyara mugoye, yaranyuze mu nzira ndende ajya kurambagiza kwa Labani. Murabyibuka ko yagiye ahunze Esawu. Bibiliya iravuga ngo nuko ageze mu nzira, urugendo rumubanye rurerure, ngo yisegura ibuye, ngabona urwego ruriho abamarayika bazamuka n'abamanuka, ngo yumva ijwi rimubwiye ngo Yakobo humura nzagendana nawe. Nubwo iyi nzira ikuremereye, uru rugendo rukaba rukuruhije, ariko humura nzabana nawe. Ngo nuko Yakobo asenga isengesho rikomeye, aravuga ngo Uwiteka ubwo numvishe ijwi ryawe, ariko ngiye nk'umuntu mfite gushidikanya, nugendana nanjye muri uru rugendo ukampamo ibyo kurya no kunywa, ukampamo imyambaro, nzagaruka aha hantu makubakira inzu, kuko nahavuganiye n'Imana itabasha kubeshya. Twese haleluya. Yakobo Imana iramubwira ngo humura nzagendana nawe. Ajya kwa Labani, agezeyo aza gutendera cyangwa se aza gutereta cyangwa se aza gukunda, akunda umukobwa witwa Rasheli. Ndashaka gusigasirira ijambo kugira ngo muze kunyumva. Twese haleluya. Aza kurambagiza Rasheli, ariko biravuga ngo Rasheli yari muto kuri Leya, kandi uyu Leya ngo yari afite inenge, ngo yareba guturari umirari. Murayizi ni kwa kundi umuntu abareba gutyo ukuntu nyine. Kuko itegeko cyangwa ihame byavugaga ngo ntawe ushingira umuto umukuru agihari. Mwijoro baramutuburira bamuharaya, abyutse mu gitondo asanga umugeni bari kumureba uturari, aravuga ati mw'izina rya Yesu byagenze bite? Unanambagije umukobwa ufite amaso nk'ay'inyana, bakaba bamuhaye ureba imirari, bimeze bite? Ngasubira kwa nyirabukwe, kwa sebukwe na nyirabukwe, aravuga ati se ko mwantuburiye byagenze bite? Baravuga ati ntiwamenye iby'inaha, ntawe ushingira mutoya agakura agihari, ngaho ko mumaze gumane na Leya. Yakobo arababwira ngo oya, urukundo nakunze Rasheli ntirurarangira, muranyemerera nawe nkomeze ntange cyangwa se nkora ibisabwa byose kugira ngo muzampe Rasheli. Labani aravuga ati cyo kora kuraje ukore, hanyuma nawe nzamuguha. Ngarongera mukundira imyaka 7, aramukorera baramumuhemba. Twese amen. Icyo waruhiye ntukahavuta kibonye. Icyo waruhiye ntukahavuta kibonye. Munyikirize amen. Hanyuma rero Yakobo arabyara, hanyuma aza gushaka n'inshoreke. Harimo uwitwa Biruha n'uwitwa nde Zirupa. Uyu rero witwa Biruha yari umuja wa Rasheli. Yakobo amaze kubyara, amaze guhirwa, Uwiteka yambwiye ngo nzaguha umugisha. Amuha umugisha kwa Labani, amatungo yarororoka, inzira byagiye binyuramo. Ijoro rimwe marayika w'Imana aramugenderera, aramubwira ngo Yakobo, igihe waruteganyirijwe kuba hano kirarangiye, ngaho utahusubire mu rugo. Abwira Imana ati nasize mu rugo hari intambara ikomeye, Esawu azangirira nabi mukuru wanjye, kuko nasize muriganyije umugisha. Imana iramubwira ngo humura, nazanye nawe nzatahana nawe. Twese haleluya. Imana yari yabonye Labani atangiye kumureba ijisho ribi, iramubwira ngo taha usubire mu rugo, ibindi by'urugendo nzabyimenyera. Reka mbabwire iby'uru rugendo Yesu yarabyishingiye. Iby'iyi nzira Kristo yagize gute? Yarabyishingiye. Bibiliya ngo ari nijoro abwira abagore be n'inshoreke, arababwira ngo muhambire ejo tuzataha. Barataha. Bibiliya iravuga ngo bageze mu nzira Labani arabakurikira, ariko Uwiteka ngaramukangara. Aramukangara aramubwira ngo ukurikiye ntakurikirwa, afite ijambo, afite ibintu namuvuzeho, ntugire icyo mutwara, ntugire icyo uvugana nawe, uriya n'umwana wanjye. Uko yaje gukirana na marayika
yamaze kwambutsa ibintu byose ku kiraro cyitwa Yaboki. Ntabwo nshaka kubivuga, ahubwo ndashaka kuvuga yaramaze kugera iwabo, yaramaze gutunganirwa rwose, abana bimeze neza. Ubwo aza kubyara imfura ye ayita Raubeni. Yabyaye abana 13, 12 b'abahungu na mushiki wabo witwa Dina. Hanyuma ndashaka kuvuga kuri iyi mfura ye yitwa Raubeni. Twese amen. Uyu Raubeni urumva yari umwana ukunzwe nk'umwana w'imfura. Protokole zose cyangwa se service zose akeneye mu rugo azihabwa nk'umwana w'imfura. Raubeni arakura aba umusore nk'abandi, aza gukora icyaha gikomeye. Aza gukora icyaha, ntabwo uyu munsi nta haruruya nyinshi mfite keretse iz'umwuka wera ari bume, uretse ko n'ubundi nizo njya ntera zose ari umwuka wera uzima. Akora icyaha gikomeye, aryamana n'inshoreke ya se yitwaga Biruha. Uyu yari umuja wa Rasheli. Uyu Biruha niwe nyina wa Dani na Nafutali. Yurira iryamo ya se. Biranayisomye irantangaza irambwira ngo Sara bimenya ariko aramwihorera. Intego y'ijambo iravuga ngo ibyawe Imana ikomeje kubikurikira. Mwanyikirije ko nabakunze ra. Ibyanyu Imana ikomeje kubikurikirana. Yakobo amenya amakuru y'ibyabaye kuri Raubeni ariko aramwihorera. Dufite abarokore benshi rero bakora ibyaha, babona Imana ibihoreye, bakomeza bagacuruza bikunguka, bati buri Imana yarabyibagiwe, amafaranga yacu yatwikiriye ibyaha. Ariko ikomeje kubikurikirana. Ikomeje Bibiri ivuga ngo iki? Iravuga nuko abahungu ba Yakobo bakomeza barakura, akomeza baha ibikenewe byose na Raubeni arimo, ariko icyo yakoze akizi. Irakomeza imuha amafaranga, akajya acuruza bikemera, akabyara bikemera. Uwo ni Raubeni kandi isazi icyo yakoze. Imuha umugore arabyara, imuha umugabo arabyara, kandi mu minsi yashize Yakobo azi icyo Raubeni yagize gute? Aramwihorera. Ubwo mwinyonje muri gufashwa. Haleluya. Nabwiye Yesu ndamwe ngo Yesu iri jambo rirakomeye, ariko umpa imbaraga zo kurivuga nk'uko wakarivuze uhibereye. Twese haleluya. Raubeni arakomeza akora imirimo yo mu rugo, arakomeza araririmba, arakomeza aradiyakona, arakomeza arabyina, arakomeza atanga icya 10 n'amaturo. Adapera irunguka, abakozi bayo barabahemba, kandi yarakoze ikintu kereke pa. Bagera ubwo Yosefu aza kuvuka. Yosefu Isa aramubwira ati mwana wanje genda ujye kugemurira bene so. Ariko ngo yaramaze iminsi arota inzozi, akabwira se n'abavandimwe be ati narose iri joro nabonye turi mu murima duhambira imiba, ngiye kubona mbona imiba ya bene data yose yikubise imbere yanjye. Isa aramubwira ati nkubwire mwana wanje, Uwiteka kuvuzeho ibintu bikomeye, mu minsi iri imbere gatoya uzaba uyoboye bakuru bawe. Uyu Yosefu rero yari yaramubyaye kuri Rasheli, wa wundi yakundaga cyane, ngo bimutera kumudodera agakanzu keza, bakuru be ngo bamugirira ishyari. Noneho byongeraho n'izi nzozi, ngo kubukeye yarongera ararota. Ese turacyari kumwe? Twese haleluya. Yosefu ngarongera ararota, ngabona izuba n'inyenyeri n'ukwezi ngo bimwikubita imbere. Biraba ngo noneho Isa musobanurira inzozi, aramubwira ngo bisobanuye ko jye na mama wawe na bene so bose tuzakwikubita imbere tugahimbaza Imana yawe. Bene se harimo n'uyu Raubeni ngo bamugirire ishyari igihe yari abagemuriye, ngagiye kumenya amakuru yabo nk'uko se yari yamubwiye. Ngageza hirya nko ku musozi bamwitegeye, ngo bava ngo Karosi araje. Karosi agize gute? Ubwo na Raubeni arimo. Na Raubeni arimo, kandi icyo yakoze cyarabitswe kiri ahantu. Ngo bajya inama yo kumwica. Raubeni abagira inama, aravuga ati oya, twe kwica mwene data. Ni wa muhungu wakoze cya kindi ndi kuvuga, ni Raubeni, twe kumwica. Bibiliya ivuga ngo nuko Yuda aravuga ngo tumugurishe. Ba Yuda bakunze udufaranga uhereye kera, tumugurishe. Ngo bamugurisha ibiceri 20 n'abishimayeli, baramujyana, ariko ijambo Imana yamuvuzeho rimugumaho. Twese haleluya. Ashaka gukomeza. Yosefu ajya muri Egiputa, ahamara imyaka itari mikeya, ahahurira n'urugamba rukomeye, ariko Imana iza kumukura muri urwo rugamba,
ihamukura nta mwotsi umunutseho kugeza ubwo yamuhembye, imuhemba kuba umutware, imuhemba kuba minisitiri ushinzwe ibiryo muri Egiputa. Reka mbabwire, abakorera Imana, abakiranuka bagakiranukira ahantu abantu batareba, Imana ibahemba ibyo abantu bareba. Iyo twakiranutse ahataboneka, Imana iduhemba ibiboneka. Nsubiremo aka kantu, iyo twakiranukiye ahantu abantu batatureba, Imana iduhemba ibyo abantu bazabona. Munyikirize haleluya. Yosefu ava muri gereza asobanura inzozi z'umwami. Umwami aravuga ngo tuzakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana umeze nk'uyu. Abarabaje ati se Yosefu yaba yarize universite zikomeye? Bati oya. None se biterwa n'iki? Bati ni umwuka. Aravuga ati mu bantu bose nari mfite hano naburaga umuntu wuzuye umwuka. Isi ikeneye abantu buzuye umwuka wera. Isi ikeneye abantu buzuye umwuka wera. Na diplome ni nziza ariko mwuzure n'umwuka wera. N'amafaranga ni meza ariko mwuzure umwuka wera. N'abagore ni beza ariko mwuzure umwuka wera. N'abagabo ni beza ariko mwuzure umwuka wera. Kubaka amazu muri uyu mujyi ni byiza ariko mwuzure iki? Umwuka wera. Ngo Yosefu yicara ku ntebe hafi y'umwami. Ijambo twasomye rero ngo inzara yaje gutera nk'uko yateye muri Egiputa. Bimwe mu bintu Yosefu yari yahanuye, yari yabwiye umwami ngo igihe kigiye kuza inzozi warose hanyuma hazatera inzara, kandi iyo nzara izaba ari inzara mbi cyane. Ariko abantu bakwiye kugira management mu mirire yabo, bakitoza gusenga cyane, bakarya gakeya kugira ngo ibyo bari kuzarya mu myaka 7 gusa bazabirya mu myaka 10. Munyikirize haleluya. Umwami aravuga ati iyo nama ni sawa, ngahita ambwira ngo ngaho dushyireho ibigega. Ese torero turi kumwe cyane abasizi, Imana ibaha umugisha cyane. Inzara iratera muri Egiputa, itera n'i Kanani. Rubeni ntarihana, biraba ngo se Yakobo arababwira ati nimwihute, namenya amakuru ko muri Egiputa hari ibiryo. Ngo bahambira amatandiko ku ndogobe, barurira n'imifuka nk'abaje guhaha. Bibivuga ngo iki? Iravuga ngo nuko Yosefu ababonye arabamenya. Ngo ndihuse ntarutse ibintu byinshi, ababonye arabamenya, bo ntibamumenya. Ngagera igihe aza kubibwira, aravuga ati ndi Yosefu, ndi mwene so wa undi mwagambaniye mukamugurisha. Hanyuma rero nageze naha Uwiteka yarampiriye, yampaye umugisha, namwe mwicare murye dusangire. Arababaza ngo mbese so aracyariho? Baramubwira ngo data aracyahari. Muzamunzanire musuhuze ndamukumbuye. Inzira byanyuzemo ni ndende. Ngo baza kuzana Yakobo, bamugeza muri Egiputa, nawe yishimana n'abana be, ashima Imana ko yongeye kubona Yosefu umuhungu we. Munyikirize amen. Iri jambo twasomye rero ni igihe Yakobo yari amaze gusaza, ngari guha abana be umugisha. Ahera kuri Rubeni rero himfura, arabahamagaza ati ejo kuwa 4 hari amateraniro, abantu mwese musaze, bana banjye musaze, Uwiteka avugane namwe. Munyikirize haleluya. Bati ninde uzayobora? Bishaka muzayobora. Ninde uzigisha? Batarahari. Nk'umusaza rero ni uzahanura hanyuma. Abantu bose bati tuzaririmba kabakabonye Imana. Na Rubeni arimo. Indirimbo yo mu gitabo nizatangira, hanyuma dushyiraho abaririmbyi, dushyiraho indirimbo nk'uko iteraniro rigenda, hanyuma umusaza ari we data aduhesha umugisha. Barabyina rero sasa, barahimbaza, niko mbitekereza, bicaye imbere ya se ngo se ajye kubahesha umugisha. Rero Rubeni araho ntarihana. Munyikirize amen. Yakobo agiye kuvuga ijambo rikomeye, arabanza aramutaka. Simwasomye Bibiliya? Kanongere masome. Abanza amuvuga utuntu twiza. Tangiriro 49 umurongo wa 3. Umva ukuntu yavuze. Yaravuze ngo Rubeni uri imfura yanjye. Rubeni ati wi tumigisha yose ngiye kwicagira. Komeza uvugane nanjye data. Tiwi ntiwumva ko ndi imfura ya papa? Icya kabiri aramubwira ati kandi uri n'imbaraga zanjye. Rubeni ati n'ubundi nane nabivuze ko Imana izamumugisha. Mbese muri hano urumva ukuntu Rubeni bari kumubwira utuntu twiza, atera za haleluya z'imirambararo, abyina cyane ati yari yarabitubwiye. Baba barakomeje. Icya gatatu barambwiye bati kandi uruwo gushobora kwanjye kwatangiriyeho. Rubeni ati ntimwumva nafota, urumva icyo nkurusha ninjye wavutse bwa mbere muri ADP. Tiridini byubakwa nari mari igihe. Tubwo rero urumva ko Imana itangiye kumvugaho utuntu ruwa kera. Mbese turi kumwe nkomeze mvuga Imana.
urusha icyubahiro, urushaho icyubahiro. Mbese mu bakomerwa amashyi muri bene si uri uwa mbere? Nta nama yakorwa udahari Rawubeni we. Ibintu byitwa icyubahiro urabifite rwose, amashyi ni ayawe Rawubeni. Siko mwandakariye. Urushaho icyubahiro, ubutunzi uri uwa mbere. Iyo utashye ufite ugukuriramo inkweto, ufite ugutegurira, ufite uguhahira, mbese mu bintu byitwa icyubahiro uri uwa mbere. Arakomeje aramubwiye, aramubwira ati kandi Rawubeni we urushaho no gukomera burya. Ibintu byo gukomera urabifite. Rawubeni ati nukuri kuyera, nduta Dani na Gadi na Nafutali, burya njye ndi imfura. Icya mbere ndi imbaraga za papa, ninjye yahereye habya. Icya kabiri mfite icyubahiro muri uyu muryango nk'umwana w'imfura. Hanyuma rero mvuze ibyo agiye gusorezaho, ibyanyu Imana ikomeje kubikurikirana. Abaravuze ngo ari kuri nk'amazi kuko adahama hamwe. Uri nk'amazi kuko amazi adahora hamwe, ahora atemba. Uri nk'amazi, ubwo urumva giteye haleluya zirindwi z'umurambararo, atagiye kumva bikaze. Uri nk'amazi kuko adahora hamwe. Icya kabiri, ntuzabona ubutware. Yo, mbega iteraniro rikomeye. Ubwo ba Dani nk'abana bari kureba he? Ba Yosefu barumuna be, ba Benyamini bigenza bite? Baravuze bati ubwo byanze kwa Rawubeni wacu biragenda bite? Ariwe waruzwi muri iri dini, ariwe wari ukomeye, ariwe twakomeraga amashyi. Bigenza bite ko ariwe waririmbaga cyane? Ni ayahe makuru? Twisuzume. Munyikirize haleluya. Baba baramubwiye bati kandi ntuzabona ubutware. Imana imubwira icyo azira, iramubwira. Yakobo amubwira icyo azira, aramubwira ngo impamvu ibiteye ibyo byose nubwo uri imfura ukaba waragwije icyubahiro ukaba urushaho gukomera, impamvu ibitera nuko wuriye indyamo ya so, wuriye uburiri bwanjye, ni wowe wabuhumanije, wurira indyamo yanjye. Amusobanurira icyo azize. Imana idusobanurira icyo tuzira. Yesu we nimuceceka ndamenya ko mufashijwe. Imana igusobanurira icyo uzira, kuko amasengesho warasenze peza murya museserayo, ubutayu bukomeye mu bujyamo. Uwiteka duhishurira icyo tuzira. Twese haleluya. Munyikirize haleluya. Munyikirize haleluya. Uwiteka basobanurira icyo muzira. Haramubwira ngo Rawubeni we, imigisha yose nk'umwana w'imfura wari uyifite, ariko birahindutse. Umva icyo ijuru rivuze, riravuze ngo wuriye indyamo yanjye, uhumanya uburiri bwanjye. Nubwo wabikoze sinkubwire, ariko narabibonye, narabimenya, amakuru ndayafite. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza muri iri teraniro. Twese haleluya. Hari undi mugabo wantangaje muri Bibiliya, ni umugabo witwa Yuda, uyu murumuna wa Rawubeni n'ubundi. Ngo yigeze yagira irari, ariko agira irari rikaze. Imana imfashe. Ntabwo nzi, nabwiye Yesu ndamwanise Yesu kuri kumpa ibintu bikomeye kandi aba bantu baranyumva neza, ariko ndabizi ko muri abakristo muri torero rikuze muranyumva. Twese haleluya. Ntabwo abantu benshi bakunda bene ibi, bakunda utuntu turyoshye, tubajyane muri Amerika tubabwire ko amaduka yanyu Imana iyunguye, ariko Yesu yambwiye ngo mvuge gutya, nuko yambwiye ngo mbabwire. Twese haleluya. Yuda yasambanye n'umukazana watabizi. Bibiliya ngo uyu Tamari ngo yiyambitse umwambaro w'uburaya, ngo kuko yaramaze iminsi agira ibyago apfusha abagabo be. Arabati ibintu sinabihoramo, reka nze nkwereke njye mu kazi. Yuda nk'umukristo usenga, ntiyasengaga Imana ihumura amaso ye amenye ibishashagirana n'ibidashashagirana. Imana ifashe muri iri teraniro haleluya. Ngarimo aragenda ajya gukemura intama, ubwoya bw'intama ze, nganyura ku mugore wambaye imyenda ya maraya. Bibiliya ngo nuko Yuda abaririza amakuru baramubwira ati uwo ni indaya, gusa ntubibona ko yambaye imyenda y'abamaraya?
ngaramutambikana bajya kuryama. Hanyuma ngamusigira ingwate. Tamari nawe yarazi ubwenge aravuga ati oya ntago naryamana n'umuntu ngawe, kuko Tamari we yari yamumenya ariko Yuda atamumenye. Ambwa ati ntago twaryamana ku busa, sigira ingwate. Ngamusigira impeta, amusigira n'umushumi, amusigira n'ikira n'inkoni. Impeta isobanura amasezerano. Amasezerano aba yataye mu cyumba cy'indaya. Imana iduhishurira icyo tuzira. Twese haleluya. Inkoni isobanura ubutware. Ubutware abusiga mu cyumba cya maraya. Imana idufasha cyane. Umushumi usobanura ukuri. Ukuri kw'ijambo ry'Imana kose agusiga mu cyumba cya maraya Imana ireba. Bibiliya ivuga ngo baza kumubwira ko Tamara atwite kandi nta mugabo agira. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo nuko Yuda aravuga ngo uwo mugore yicwe. Tamara aravuga ati bizatuma ntapfa ndabifite. Mfite inkoni yawe, mfite umushumi wawe, mfite n'ikira n'impeta yawe. Amasezerano yose ndayabitse, ubutware bwawe bwose ndabufite, nzagusebya one day. Nzagusebya, ubutware bwakuvuyeho, nta masezerano ukigira, umva ndagufite. Bivuga ngo iki? Ngo bamujyana ku iseta aho bari bumuterera amabuye, aza yitwaje bya bikoresho bitatu. Afite umushumi usobanura ukuri, afite isezerano, afite n'ubutware. Bati umva Yuda we aho wabereye ndaje nkugaragaza. Imana dusobanura icyo tuzira. Munyikirize haleluya. Kandi numva umwuka wera ari muri riteraniro. Haleluya. Bibiliya ngo kigira bango nuko Yuda aza mu giterane cy'abaje gutera Tamara amabuye. Araza ahagera zikari ibintu bisanzwe. Tamara bazamuye ukuboko ati mbere yuko munyica ndagira icyo mvuga. Bati ngaho vuga wandaya. Ati harya umushumi n'uwande? Bati n'uwa Yuda. Bati mu izina rya Yesu. Urasa umushumi wa Yuda ra? Kuko yajyaga yataka mu idini. Bira bintu tubimuziho. Yemwe we. Ati dore ni impeta, impeta murayizi? Bati mu izina rya Yesu. Impeta uzikari ya Yuda. Ya masezerano yose yahawe yayabikije indaya. Imana idusobanura icyo tuzira. Munyikirize haleluya. Ati kandi dore mfite n'inkoni, iyi nkoni ntimuyizi? Bati iyo nkoni tuyizi kuri Yuda. Erega ibyawe bisukwawe nubitakaza bazabimenya ko wabitaye. Munyikirize haleluya. Ibyacu bisukwabyo, ibyitorero ryahawe muri Kristo bisukwabyo, iyo twabitakaje abanyamahanga barabimenya bagakoba Imana yacu kandi ari Imana y'inyembaraga, bakayivuga nabi kandi ari Imana yo kwizerwa. Bibiliya ngo Yuda abonye ibimubayeho ngakorwa n'isoni, ngo burya Tamari yanushije ubwenge bigeze hano, wari umugore w'umunyabwenge bigeze aha, wamenze ubwenge bigeze aha. Bibiliya ngo nuko Yuda asebera imbere y'abantu. Baramubwira ati ngaho dore uzongera ubyine gute? Arabwira ngo ariko imbabaririra hari. Reka mbabwire numara kumenya icyo uzira ikubabaririra hari. Munyikirize twese haleluya. Torero ry'Imana munyikirize haleluya. Raubeni rero baramubwiye ngo Raubeni icyo uzize Imana yakomeje gukurikirana ibyawe. Yabikurikiranye uzize ko uri indyamo ya so, umugisha w'umwana w'imfura bayi. Ibintu byose yari guhabwa Imana yabibwiye Yosefu. Reka mbabwira amakuru Imana yabwiye Yosefu kuko yakiranukiye ahataboneka. Icyaha Raubeni yakoreye ahataboneka, Imana yaravuze ngo nzimara umubabaro muri Yosefu kuko yakiranukiye ahataboneka. Imana ijya yimara umubabaro yibonye ababishoboye. Umva ukuntu yabwiye Yosefu. Imana ishimye. Umugisha wose Raubeni yari gutwara nk'umwana w'imfura Imana yawuhaye Yosefu. Haravuze ku murongo wa 22 haravuze ngo Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane. Ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko, amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we ntuzabanguka. Twese haleluya. Umuheto wa Yosefu ntuzabanguka, amaboko ye
intoki ze bikomezwa n'amaboko y'intwari ya Yakobo, ni nayo yakomotsweho n'umushumba, igitare cya Isirayeli. Ibyo byakozwe n'Imana ya so izagufasha, byakozwe n'ishobora byose izaguha umugisha, imigisha iva hejuru mu ijuru n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, n'imigisha yo mu mabere n'iyo mu nda. Imigisha so ahesha irenze iyaheshejwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho, izaba ku mutwe wa Yosefu, mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Munyikirize haleluya, munyikirize haleluya. Mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Kandi uyu mugisha wari uwa Rubeni, ariko kuko yananiwe gukiranukira aho abantu batareba, Imana ibihemba Yosefu wakiranukiye aho abantu batareba. Imana ibaha ingororano z'uko muri kugerageza gukiranukira aho abantu batagira gute, batareba. Ibyacu Imana ikomeje kubikurikirana, Imana ikomeje kugira gute, kubikurikira. Iri jambo twasomye muri Matayo, ndashaka kwihuta kugira ngo abaririmbyi baze kuturirimbira, numva nanjye nyotewe n'indirimbo. Biravuga ngo umubibyi yasohoye imbuto ajya kubiba. Kera hari umubibyi wasohoye imbuto, zimwe zigwa mu nzira zimarwa n'inyoni, izindi ku rutare zumishwa n'izuba, kuko zari zibuze ahantu horoshye. Indirimbo zo mu gitabo mujye muziririmba nshuti yanjye. Uyu mubibyi ngo yasohoye imbuto ajya kubiba, ariko n'umwanzi aramuhengera ati nurangiza akazi nanjye nzakora kanjye. Seko mbona mwansize torero, duhereze Imana icyubahiro basi. Urcyo ndabona mugihari. Umubibyi yasohoye imbuto ajya kubiba, umwanzi nawe amenya amakuru ko umubibyi yasohoye imbuto, aravuga ngo nyir'uyu murima nzamubabaza, nyir'uyu murima nzamwihimuraho, nyir'uyu murima nzamukorera akantu, ariko nyir'umurima akomeza kuba maso. Ndashimira Imana nyir'itorero ikomeje kubera amaso uyu murima, ikomeje kubera amaso uyu murima. Bibiravuga ngo nuko umubibyi arabiba, imbuto zirakura, ngo ariko uko zikura zigakurana n'urukungu. Ngo baza kumbwira batuzi ibintu byabaye, duheruka tubiba ariko ibintu byabaye ntitubizi. Uzi ko uyu murima wawe urimo n'urukungu? Arabwa ngo nimubare ko ayo makuru ndayazi. Bati se tururandurane n'amasaka? Bati oya, niyo kururandurana n'amasaka nimubireke bikurane. Ngewe nyiri umurima ninjye nzi ukuntu nzabigenza ku iherezo ryabyo. Haleluya. Afite ukuntu ari kubikurikirana, abikurikirana mu bucece, abikurikirana mu ibanga, ariko ku iherezo azi icyo azakora. Mana ishimwe iri kuganira n'imitima yanyu. Uyu murima Imana yabibyemo ijambo ryayo, Imana yabibyemo ijambo ryayo, nubwo umwanzi yaciye inyuma akabibamo ibindi bitateganyijwe, ariko akomeje gukurikirana iby'uyu murima, akomeje kubikurikirana, kandi iby'urukungu ntacyo bimutwara, kuko amakuru yizewe yose arayafite. Arababwira ngo nimubyihorere ntimururandure, urukungu n'amasaka bigire gute, bikurane. Mwisarura nibwo muzamenya agaciro k'amasaka, ukamenya n'agaciro k'ikira. Munyikirize n'abakunze. Mwisarura nyir'umurima niwe uzi ukuntu azabigenza, niwe ufite protokole, iby'urukungu afite ukazabigenza, n'iby'amasaka afite ukazabigenza. Baramubwira ati se k'urukungu runyunyuza amasaka dukomeze tubyihorere? Harabwo ngo nimubyihorere amasaka z'ubwenge, azi kwirwanaho. Nta kibazo mfitanye n'urukungu, kuko amasaka ndayizeye. Dawidi yavuze ijambo rikomeye muri Zaburi ya mbere, yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, kandi ntiyicarane n'abakobanyi, ntagare no mu nzira z'abanyabyaha.
haravuga ngo wasahwana n'igiti cyatewe, hasahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo kandi imizi yacyo yashoreye mu butaka. Amasaka afite ukuntu yashoye hateraganywa n'umuraba, amasaka afite ukuntu abayeho mu buryo butabangamirwa n'urukungu, yatewe hasi. Bene uwo ngo ntazatinya umwaka w'amapfa, ngo kandi ibibabi bye bihora bitoshye. Kuba aturanye n'urukungu ntacyo bimutwaye, apfa kuba atewe hafi y'amazi. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro, munyikirize haleluya. Yobu, nkunda umugabo witwa Yobu, yaraza hatewe, yari yaramenye amakuru y'ahantu yatewe. Ye haleluya, munyikirize torero haleluya, munyikirize torero haleluya. Yobu Imana yaramutanze ku isoko ry'abagerageza, imushyira ku isoko, iravuga iti Satani uvuye, abwira Imana ngo mvuye mu isi kwitambagiramo no kuyizereramo. Ubundi Satani agira amasezerano abiri, irya mbere agira rikomeye ategereje, ni isezerano ryo gucirwaho iteka. Irya kabiri agira kirina, ni ukuzerera. Nayo masezerano Satani agira, ariko abana b'Imana dufite isezerano ryo kugendana n'Imana mu nzira yacu tujya mu ijuru. Irya kabiri dufite isezerano ryo kuzabana n'Imana iteka. Twese haleluya. Yobu Imana imushyira ku isoko ry'abageragezwa, iravuga ngo Yobu ndamwizeye. Umva ibintu byose wamukorera Satani, hari igihe umuntu abana n'Imana akizera Imana, ariko Imana ikamwizera, afashijwe. Ukwiye gukiranuka kugera ku kigero Imana ikwizera, ntigire impungenge z'uko wayigenda. Imana yakubona ku mafaranga ikavuga oya, uyu mugabo ndamwizeye ntiyagenda. Yakubona mu bana ikavuga ngo ni ukuri koko uyu mubyeyi namuhaye abana bakeneye. N'igihe umuntu akiranuka Imana akayizera, ariko nayo ikamwizera. Twese haleluya. Erega ndashaka ko munyumva ariko ku bwa Kristo, ndashaka ko munega amatwi ariko Kristo akabimfashamo cyane. Yobu Imana imushyira ku isoko ry'abageragezwa imwizeye, ibwira Satani, iramubwira ngo Yobu ndamuguhaye. Satani yarabwiye Imana ngo mbese Yobu yabuzwa n'iki kukwizera, yabuzwa n'iki gukiranuka? Ko wamuhaye byose, wamuhaye abana, wamuhaye umugore umwubaha, wamuhaye amazu, aracuruza kunguka, nta kibazo na kimwe afite, arakamirwa, afite inka, nta kigenda n'amaguru, afite imodoka. Ubwo ifarashi za kera muzigeranye n'imodoka, amuha ingingo zose zishobora kwerekana ko Yobu akiranukira Imana kubera ibyo afite. Satani bwira Imana, iramubwira ngo umpe uburenganzira ngende nkore ku mitungo yose wamuhaye. Imana iramubwira ngo Satani we, nkurikije ukuntu Yobu mwizera, n'ibyo namuhaye byose wabijyana, yakomeza akanyiringira. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo nuko Satani ajya kugerageza Yobu, abana be 10, abahungu 7 n'abakobwa 3 bapfira icyarimwe. Hitureba Yobu ari gushyingura imva 10 zimuri imbere, 7 z'abahungu be n'3 z'abakobwa be. Muri kumubona ari ku kiriyo? Wewe wari wahagera? Icyakora muri jenoside muri iki gihugu habayemo ibintu bikomeye, birashoboka ko haba hari umuntu byabayeho Poli. Ariko Yobu upfusha abana 7 b'abahungu na 3 b'abakobwa, akabashyingurira rimwe. Yobu kubera afite inka zingana kuriya n'intama n'indogobe byose, ababisha bakabijyanira icyarimwe. Yobu kubera afite amafaranga kuri konti, reka mbivuge gutyo bihuze n'igihe cyacu, agasanga konti zose zabaye bloke, nta n'igiceri cy'ijana yemerewe kubikuza. Atashe umugore aramubwira ati nkubwire wa mugabo we, nagukunze ufite ibintu, ariko uyu munsi Imana yawe yaguhannye, hanyuma yituke wipfire. Abwira Yobu ijambo rikomeye, avuga ati yo mbega umugore w'umupfu, ntiwamenye ko mu kuboko kw'Imana kw'iburyo hava ibyiza, no mu kuboko kw'imoso hakava ibibi. Aramubwira ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, zasubira mu nda y'isi ari ntacyo nambaye. Arabanga ibyo byose nari nahawe n'Imana, none irabyishubije, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro.
igihe Imana igifashwe ikavuga ngo ni ukuri. Nabwiye abantu ngo igifashwe ikavuga igifaransa vraiment en tout cas vraiment ngo yo banezeza Imana iravuga ngo reka mbe mbikubikiye nzabigusubiza. Ndashaka kugera kuri iri jambo nabasomeye mbabwira ngo kugira ngo urame muri ibi bintu by'agakiza biterwa naho watewe. Urukungu si ikibazo, ikibazo cyaba wowe. Unyikirize haleluya. Birabango nuko inshuti ze ngo zimenya amakuru y'ibyamubayeho ngo zizajeje kumuha pare, kumbe nazo ziri muzizamushinyagurira. Ijambo baramubwiye ngo hamagara, noneho hari uwakumva ngo mu bakiranutsi wahamagara kumva ninde. Ngo birashoboka ko waba warakoze ibyaha, ngo nuko winire wisuzume watura ibyaha wakoze. Ngahari wabonye umupfakazi ntiwamucumbikira, wabonye imfubyi ntiwayigaburira, bishoboke ko ari by'Imana iguhora. Yo bababwira ijambo rikomeye, harabwira ngo Imana yanjye ntacyo mpfa nayo. Muri ibyo byose muvuze nta kirimo kizima Imana yabimora. Harabwira ngo icyo nzira ndakizi. Yashize ku mizani ireshya kugira ngo impime irebe gukiranuka kwanjye, irebe kwihangana kwanjye. Harabwira ngo iyo Mana ubwo ariyo yashize ku isoko ryo kugeragezwa bingana gutya, nimuyihorere muyindekere. Duhereze Imana icyubahiro. Nimuyindekere, nimara kunkura ku minzani ikabona maze kureshya ameze neza, ngizankuramo meze nk'izahabu nziza. Baramwanga ariko ibyo byiringiro ufite ubundi ubivana he? Ayo magambo agukomeza uyakura he? Si ibyo wiyemera nabyo abarokore. Harabwira ngo ibyo byiringiro mfite si ibyo kwiyemera. Harabwira ngo nzi ku Umucunguzi wanjye ari, nzi ku Umucunguzi wanjye ariho kandi asahagarara mu isi. Harabwira ngo igihe kimwe nzamureba kandi amaso yanjye niyo samwirebera sayundi. Harabwira ngo ndumva umutima wanjye umazwe n'urukumbuzi. Harabwira ngo kandi ninyongerera ubuzima ntizicuza impamvu impaye ubuzima. Harabwira ngo ibyiringiro byanjye nzabigumana, nzabimanukana no mu nda y'isi, nzabijyana ndyamane nabyo. Ibyiringiro byanjye nzabimanukana. Harabwira ngo nubwo meze nk'igiti cyatemwe ariko umunsi umwe nicyumva amazi. Nubwo natemwe ariko natemwe imizi iri hasi. Urukungu ntacyo runtwaye, aho natewe ndahazi. Duhereze Imana icyubahiro. Duhereze Imana icyubahiro we. Duhereze Imana icyubahiro. Munyikirize haleluya. Urukungu ntacyo rutwaye. Nyir'umurima arabizi ko ruhari. Naracumuye, nakoze icyaha, narasambanye nicisha buriya, ariko imbabazi zawe ziracyariho. Uwiteka we, turi imbere yawe, turi imbere yawe Mana. Itorero ryawe rirapfukamye, ucishijwe bugufi n'ukuri Imana yo kwizerwa. Nawe wisengera ubwira Imana uko ujya wiruka. Uzazucua umugozi, uzabubashyuti, nizezwa no kubaho uri munsi mwami Yesu. Uzazucua umugozi, uzabubashyuti umutima. Iby'urukundo rwawe Yesu we, byananiye kubyumva. Mpora mbisoma nkabyumva babyigisha, nkabikurikira ariko sinyurwa. Ngibaza ku manywa nkageza ubwo sinzira, nkabibyukana sindabishikira.
nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza, babivuga nk'agace gato gusa nkumva sinyuzwe. Iby'urukundo rwawe biraremereye cyane, ubwonko bwanjye ubanza butabibasha. Ubwonko bwanjye ubanza butabibasha. Ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza, hoya ntukugerageza, ariko wowe mwami gukunda urabizi. Yesu we urabizi, ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza, hoya rwose ntukugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi. Yesu we urabizi. Bakwambitse imyambaro y'ubugome, iriho ikamba ry'amahwa, wikubera ingata maze wikorere umusaraba uri bubambweho. Kuwikorera ntibyari gushoboka, ugenda uwukwana urihangana. Iby'urukundo rwawe biransiga, ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza, oya rwose ntukugerageza. Mwami wanje gukunda urabizi. Yesu we urabizi. ariko niwe wampa imbaraga. Ganira mu mutima wawe ubwire mu mutima wanjye, Imana niyo mucamanza wawe utabeshya. Mbese ndahamanya nawe ko ndi umwana w'Imana, ariko ubwire umutima wawe umutima wanjye ntiwongere kuwuciraho iteka. Imbabazi z'Imana ziranyegereye, imbabazi z'Imana zirakwegereye mama, imbabazi z'Imana zirakwegereye mama, imbabazi z'Imana zirakwegereye musore, imbabazi z'Imana zirakwegereye mukobwa. Ntiwibeshere ubwiza Imana ukuri. Urakoze Mana, reka twongere dusenge. Urakoze Mana, imbabazi ni izawe uhereye kera kose.